Aha nongeye kuguhereza ikaze hano kuri Simba Only TV. Nizere ko ukomeje kumera fresh sana cyane kabisa. Nizere ko ukomeje kumera neza cyane. Nge amazina yanjye nk'ibisanzwe banyita Simba Only. Nkaba mbanje hano kugira ngo nkugezeho amwe mu makuru abari maragenda avugwa kuri iyi mihanda cyangwa se amwe mu makuru abari maragenda avugwa cyane kabisa gatanu kuri gatanu. Nge ubuje kukugezaho aya makuru abari maragenda avugwa banyita Simba Only. Ushaka kunyarukira ku mbuga zanjye nkoranyambaga kabisa ukamfollowinga hose nitwa Simba Only, ubundi bwo tukaba twaganira cyangwa se ukaba wamereza igitekerezo cyawe, cyane yuko ibitekerezo byanyu ari byo bitwubaka cyangwa se ari byo bidutera imbaraga kugira ngo dukore ibintu byiza cyangwa se kugira ngo tuzagende tubahereza ibintu bifite karite cyangwa se ibintu kabisa bifite ireme. Genda rero nkugezaho amakuru agiye atandukanye haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ngenda nkugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nongeye kuguhereza ikaze waba uherereye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse tutibagiwe n'umujyi wa Kigali kabisa, ndetse n'ababa badukurikirana bari hanze y'u Rwanda nabo nongeye kubahereza ikaze hano kuri Simba Only TV cyangwa se mu muryango mugari wa Simba Only TV. Ushobora no kubanyirikira kuri WhatsApp yanjye kabisa kuri nimero iba iri aho hasi cyane, cyangwa se ukanyarikira nimero yanjye 0727289886 tukaduheza igitekerezo cyawe, cyangwa se ufite inkuru idasanzwe wifuza gusangiza abakunzi bacu kabisa, twaguhereza umwanya ukabagira icyo ubatangariza kabisa. Nyemera rero nongere nguhereze ikaze hano kuri Simba Only TV. Nge hano guhaye ikaze, amaziranye banyita Simba Only kabisa, nkabanuye hano mu Rwanda +250. Nizere ko ibintu ari fresh sana cyane kabisa. Ese wowe umeze ute aho uri kudukurikirana wibereye kabisa? Dukubita rero tubangura, nyemera dutangire amakuru yacu agiye atandukanye. Ndaza kuba nkubwira ese indirimbo ya Bruce Melody ndetse n'uwo bita Davido byifashe gute? Ese uwo bita Junior Kizigenza bivuga yuko yafunguye label bita Ho Record, ese byifashe bite? Ese umusore bita Element urimo rakiritikwa cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko mu minsi ishize yagize ikiganiro na Perezida Paul Kagame, cyangwa se yagize amahirwe yuko byavugana n'umukuru w'igihugu, ese n'ibiki yamubwiye, ese byifashe gute cyane? Nakubwira ngo rero uze kuba wareba iki kiganiro cyose, uze kuba wakigeza ku musozo, cyane ko tugenda tukugezaho ibintu bigiye bitandukanye. Nakubwira ngo rero kora subscribe ni kabisa niba ari bwo wari ukigera hano kuri Simba Only TV, kugira ngo ujye urushaho kugenda wibonera amakuru agiye agezweho, cyangwa se kuba uwa mbere mu kumenya ibigezweho kabisa. Here we go from hot news kabisa. Nizeye ko ibintu ari fresh sana cyane kabisa. Ese umeze ute aho uri kudukurikirana uherereye? Ibintu bimeze gute? Nge ibintu bimeze fresh sana cyane kabisa. Nge ibintu bimeze neza cyane. Banyita Simba Only. Ushaka kunyarukira ku mbuga zanjye nkoranyambaga ukamfollowinga, cyangwa se ukanyandikira message, cyangwa se ukamereza igitekerezo cyawe kabisa. Dukubita rero tubangura, reka nze nanjye amakuru yanjye kabisa gatanu kuri gatanu. Aha nongeye rero kuguhereza ikaze nk'uko nari mbikubwiye aho hejuru. Dukubita tubangura rero, reka dutangire n'amakuru yacu gatanu kuri gatanu. Turatangira rero ko bita Davido ndetse no bita Bruce Melody. Ese abangaba indirimbo yabo imeze ite? Ese ngemba nkuzaniye ayahe makuru? Amakuru rero nkuzaniye kuri uno munsi, amakuru aba yizeye gatanu kuri gatanu, nuko amakuru mfite kandi yizewe nyesha bamwe mu bantu begereye uwo bita Bruce Melody ndetse no bita Coach Gael, barambwira yuko iyi ndirimbo tayari yamaje gukorwa, yamaje kurikodingwa kabisa muri 1:55 AM. Iyi ndirimbo kabisa yamaje kuba iri kodingwa, ikaba yaramaje kurikodingwa kabisa hifashishijwe ibyuma byo muri 1:55 AM, ikaba yarakozwe n'uwo bita Element. Iyi ndirimbo rero Davido ndetse n'uwo bita Bruce Melody, amakuru mfitiye 100% cyangwa se yizewe 100% nuko iyi ndirimbo yamaje gukorwa. Gusa ikibazo cyangwa se ihurizo rihari kuri iyi ndirimbo na amashusho y'iyi ndirimbo uburyo azakorwa. Bamwe mu bantu nabashije kuganira nabo barimo barambwira ko kabisa imbogamizi zaba mu gushutinga iyi ndirimbo bishobora rero kuzaba gaterera nzamba, cyangwa se bishobora kuzaba iyi ndirimbo ishobora kuzagira audio ariko video yayo bikagorana, cyane yuko uyu musore bita Davido yibereye mu gihugu cya Nigeria, ndetse n'uwo bita Bruce Melody akaba yibereye hano mu Rwanda Gasabo. Gusa ikibazo suko umwe ari muri Nigeria cyangwa se undi akaba ari hano mu Rwanda. Gusa nekereza yuko ubwo uwo bita Davido yaraje muri Giant
Giant Festival African ngira ngo yizihizaga imyaka 20 bayiho, nibwo uwo bita Bruce Melody afatanyije n'uwo bita Coach Gaël cyangwa se uyu mushoramari bita Coach Gaël bahise bafatirana uyu bita Davido kabisa baza kuba bari kodinga indirimbo yabo. So nta kindi rero gihari, nta kindi gihari, amakuru rero arimo aravuga nuko barangije kuri kodinga iyi ndirimbo, gusa ikibazo gihari ni uburyo amashusho y'iyi ndirimbo azasohoka hanze, cyane yuko uyu musore bita Davido wibera mu gihugu cya Nigeria bigoranye kugira ngo aba basore be bamugeraho, cyane yuko bije cyangwa se amafaranga uyu musore kugira ngo bimugereho bigoranye, bigoranye, ni ibintu bigoranye cyane kugira ngo n'umugabo we yakwemera gushutinga, cyane yuko iyi ndirimbo itanashutingirwa hano mu Rwanda. Iyi ni indirimbo igomba gushutingirwa mu gihugu cyo muri Nigeria cyangwa se no ku mugabane w'i Burayi. Ngira ngo aba basore ba Davido murabazi ko ari abasore bakora imiziki iri ku rwego rwo hejuru. Aba basore nekereza yuko uyu nguyu udafite $200 by'idolari udashobora kuba washutinga video cyangwa se ngo muye mwana akorana. Nekereza yuko ni ibintu biba biri difficult, ni ibintu biba biri difficult. Ngira ngo bita Coach Gaël wumva yuko iyi ndirimbo ishobora no kuba yamutwara amafaranga menshi cyane, wowe uri kudukurikirana hano kuri Simba Only TV ushobora kuba utatekereza. Iyi ndirimbo ishobora kuba yatwara amafaranga arenga $200 cyangwa se ashobora kuba yatwara miliyoni zirenga 150, kuko Davido ni imwe muri background navuga ikomeye cyane, cyangwa se ni imwe muri image zikomeye cyane hano muri Afrika yacu. So navuga ngo rero amwe mu makuru nari ngusaniye nuko iyi ndirimbo yamaje gukorwa ku bijyanye na record cyangwa se mu bijyanye na audio, gusa ikibazo gihari ni video. Ese video izakorwa gute? Ese byifashe gute? Ngira ngo ibi ni ibintu bisanzwe. Ngira ngo no mu minsi iri imbere nahoze mbona bavuga yuko kabisa habura iminsi 50 kugira ngo ibyo uwo bita The Ben yari yarasezeranyije abanyarwanda yuko yakoranye indirimbo n'uwo bita Patoranking. Ngira ngo murabyibuka haciyemo imyaka 4 The Ben Meddy yizeje abanyarwanda yuko hari indirimbo yakoranye na Patoranking. Ngira ngo murabyibuke ko Patoranking yaje hano no mu Rwanda baza no kuba baganira na Kiss FM. Uyu mugabo atangaza ko kabisa ngo habura iminsi mike ngo basohora indirimbo yabo bakoranye, gusa nekereza yuko byagiye bibagatera nzamba cyangwa se abanyarwanda bayitegereje bakayiheba. Mwagiye mwumva yuko Tiwa Savage afitanye indirimbo na Meddy, asiko izina rya The Ben riri kungarukamo cyane, gusa sinzi impamvu. Gusa nari nyikubwira yuko twagiye twumva cyane yuko The Ben ndetse n'uwo Meddy Meddy ndetse n'uwo bita Tiwa Savage baba bafitanye indirimbo, gusa nekereza yuko ikibazo imbogamizi ziba mu gushutinga cyangwa se mu kuba bashutinga video z'indirimbo. So twakifuriza rero Munyakazi cyangwa se Bruce Melody cyane nkuko nababyivugira ko ari Munyakazi, nahoze mbona nishimira yuko yahuye n'umukuru w'igihugu kabisa. Navuga ngo ni achievement cyane yagiye ageraho. Ngira ngo no mu dufoto muri kugenda mubibona, mwagiye mubona amafoto agiye atandukanye y'uwo bita Bruce Melody ari kumwe n'umukuru w'igihugu Paul Kagame kabisa, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda unitegura kuba yakiyamamariza indi manda. Nanavuga ngo kabisa abanyarwanda tugomba kumushyigikira cyangwa tukamujya inyuma, cyane yuko uyu mugabo ibikorwa dukorera bigoranye kuba hagira undi muntu uzabigeraho cyangwa se undi muntu ushobora kuba wabikora. Tunyarukiye rero ko yandi makuru arimo aragenda avugwa n'uwo bita Juno Kizigenza. Amakuru rero hari nuko bita Juno Kizigenza yamaje gufungura record label bita Huha Record. Akaba ari rebe izajya igenda ifasha abahanzi bakizamuka cyangwa se abanyempano bagiye batandukanye. So uyu muhanzi rero bita Juno Kizigenza afatanyije n'abajyanama be nkuko agenda bitangariza ibinyamakuru bigiye bitandukanye The Choice Live ndetse n'Inyarwanda, yatangaje rero yuko yamaje gufungura record label bita Huha Record. Akaba yaratangiriye ku muhanzi kazi bita France Lise, ariko nawe ngo wamaje kuba hindura amazina kuri ubu ngubu, ngo aho azajya akoresha amazina bita France Mundo. Niyo mazina uyu mukobwa rero azagenda akoresha, cyane yuko uyu mukobwa ngira ngo si ubwa mbere mwaba mumwumvishije agiye akora amahit menshi agiye atandukanye. Ngira ngo murabizi ko yakoranye indirimbo na nyakwigendera Yvan Buravan, yagiye akorana indirimbo na Yvan Buravan. Ngira ngo murabizi ko anagaragaye muri All Star, yagiye anagaragaye. Uyu mukobwa yagiye akora indirimbo nyinshi cyane. Nekereze ko France nk'ukuri no kugenda mubona ngo ku mafoto ni izina risanzwe rizwe hano mu Rwanda, ni izina risanzwe rizwe hano mu Rwanda muri muzika nyarwanda. So uwo rero bita Juno Kizigenza birimo biravuga rero ko yamaje kuba musinyisha muri record label ye, bivuga yuko ari ugiye kujya amufasha mu bijyanye no kumumenyera imiziki haba mu buryo bwa audio ndetse na video kabisa. Uyu musore rero bita Juno Kizigenza navuga ngo kabisa ni achievement ikomeye cyane. Ya murabizi ko yagiye afashwa n'abantu bagiye batandukanye, yafashijwe n'uwo bita Bruce Melody mu gitangaza music. So navuga ngo rero kuba nawe ageze ku ntera yo kuba yatangirana kuba yafasha abantu
ni ibintu byiza kandi ntekereza ko n'abandi baba bakwiye kugenda bareba inyuma bavuga ati si ko twebwe twagiye tubona abantu badufasha tugatira imbere, ese birashoboka yuko natwe mu gihe twabonye ubushobozi dushobora kuba twafasha abashiki bacu cyangwa se barumuna bacu bari inyuma. Ntekereza yuko rero iyi ni achievement cyane umusore wacu bita Juno Kizigenza kabisa ateye, giye kabisa mushimira mvuga ati ni ibintu byiza cyane, ndetse n'abandi baba bakwiye kugenda bamwigiraho. Ntekereza yuko iri riba ari n'ihurizo abahaye abahanzi baba bagiye batandukanye nk'uwo bita The Ben ndetse n'uwo bita Meddy, cyane yuko nkunda kuvuga yuko iyi ariyo maje abangaba aribo bafite image y'umuziki nyarwanda. Ntekereza yuko nabo twagakwiye kuba twumva nka The Ben cyangwa se Meddy afite record label ikomeye hano mu Rwanda. Tugenda tubona ba Diamond Platnumz bafite Wasafi record, bafite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye. Twagakwiye kuba tubona rero umusore nka Meddy cyangwa The Ben bafite label ikomeye hano mu Rwanda. So navuga ngo rero cyane umusore bita Juno Kizigenza akoze ibintu byiza cyane, navuga ngo ni achievement ikomeye cyane. Turaza rero kuba tunyarukira ku musore bita Element Ere, ngira ngo mwagiye mubona yuko bamukrititse cyane. Ni nyuma yuko uyu musore kabisa yahuye n'uwo bita His Excellency cyangwa se Paul Kagame, ni mu muhango wari wabaye wa Youth Connect cyangwa se Youth Connect, aho akaba ari umuhango kabisa wari wahurije urubyiruko rurenga ibihumbi 200. So uyu musore rero bita Element Ere baje kuba bamuhereza ijambo, aza kabisa kuba abwira His Excellency Paul Kagame, aza kuba amubwira yuko ngira ngo navuga amwe mu magambo uyu musore yagiye atangaza. Uyu musore rero yabwiye umukuru w'igihugu yuko ngo ari umwe mu basore bavuye i Karongi akaza kabisa nayo gushaka umufungo cyangwa se akaza gushaka amafaranga inaha i Kigali nk'abandi basore. Aza kuba amubwira yuko mu Rwanda bari bamenyereye kuba bakora indirimbo z'iminota 3, gusa ngo uyu musore yaje kuba akora indirimbo imara iminota 4, ndetse anashimira uwo bita Bruce Melody wamufashije kugira ngo abe ikimenya bose cyangwa se wamufashije kugira ngo afungure imiryango abandi bahanzi be bamuyoboka. So uyu musore rero bita Element cyangwa se Mugisha Robinson atangaza yuko kabisa anashimira umukuru w'igihugu yuko urubyiruko rukwiye gukoresha amahirwe rubona kugira ngo rube rwakiteza imbere cyangwa se rube rwagira ku bintu byinshi bigiye bihambaye. So ushobora kwibaza rero ngo critique zihari nizihe, abantu benshi bagiye bavuga, ngira ngo nagiye mbona abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga, nagiye mbona badumba bavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye bakritika uyu musore bita Element Ere cyangwa se Mugisha Robinson. Ngira ngo benshi bavuga ati ni gute ushobora kugira amahirwe yuko wahura n'umukuru w'igihugu ntugire ikintu musaba. Benshi rero bagenda bibaza ibi bintu, gusa navuga ngo ngiyewe for my side ikintu navuga cyane yuko ngiye murabizi ko nkubita nkashwanyaguza mba ngomba kubahereza ukuri. Ikintu nababwira ngiyewe kabisa mbahereza ukuri, ntago buri munsi ko umuntu ahwe n'umukuru w'igihugu ari ngombwa ngamusabe, tugomba no kumushimira rega. Ngira ngo ibi ngibi abantu benshi bakunze no kubyibeshyaho. Abantu benshi kunze gusanga basenga Imana ugasanga barayiseba every day, ugasanga umuntu arasenga Imana guhera kwa mbere kugeza kwa gatanu arimo ayisaba. Why not tudashobora kuyishimira? Dukeneye umuntu no munsi ushobora kuba wafata mikoro akavuga ati umukuru w'igihugu turagushimira byinshi watugejejeho. Why not buri munsi tuzahora dufata mikoro tuvuga ati umukuru w'igihugu turagusaba. Ese ubundi wowe umukirite kuvuga ngo ntago yasabye umukuru w'igihugu reka mbwire Dumba cyangwa se n'abandi bantu baba bari kudukurikirana hano, wowe ushobora kuba wamukirite kuvuga ngo ntiyasabye umukuru w'igihugu, ikintu ugomba kumenya uyu ni Mugisha Robinson. Uyu ni Element niwe wahawe imikoro atanga ibitekerezo bye ku giti cye. Uravuga ngo nta kintu yagusabiye, aragusabira wowe nkande. Ibi nabyo ugomba kubitekerezaho. Ngira ngo benshi nahoze mbona bavuga ngo Igor Mabano ngo we ubwo yaheruka kubonana n'umukuru w'igihugu ngo yaragize ngo yamusabye ngo inzu ikorerwamo imyidagaduro ngo haza kuba hubakwa arena. Ese urushuwa yuko arena yubatswe kubera Igor Mabano? Urushuwa yuko yubatswe kubera igitekerezo Igor Mabano yatanze? Ese Igor Mabano wenda watanze icyo gitekerezo ni arena ikubakwa we yayikoreyemo ibitaramo bingahe? Ese kuri ubu ngubu Element no Igor Mabano n'indi uri hit? Ibyo ni ibintu ushaka kuba wagenda wibaza. So ntekereza yuko rero gukritika uyu musore ukavuga ngo nta kintu yasabye umukuru w'igihugu, ngiye ntekereza ko ku giti cyanjye ni impamvu ze kuko ijambo yarisabye nka Mugisha Robinson, ntago yarisabye nk'intumwa y'abanyarwanda, ntago yarisabye nk'umuntu w'umuvugizi w'abanyarwanda ngo uri bugende cyangwa se umuvugizi w'abaturage ngo avuge ngo twe turasaba uko nyakuba umukuru w'igihugu turasaba yuko ngo wadufashe ibi nibi. Urani Mugisha Robinson warawatse ijambo ku giti cye.
kabisa. Ni Mugisha Robinson waratse ijambo ku giti cye, nekerezeho ko ibitekerezo bye nta kintu byari bitwaye, njye nanamushimira cyane yuko ntabwo buri munsi tuzagenda dusaba, biba binaba ngombwa yuko twanagira, biba naba ngombwa yuko twashimira n'umukuru w'igihugu cyane yuko nta n'ikintu yatwimye, cyane yuko ari mu badufasha kugira ngo tube twagira kwiterambere. Ngira ngo ayo ni amakuru agiye atandukanye nayo naguteguriye kuri uno munsi, gusa ntabwo nagenda no kugishishiho amakuru y'imikino, cyane yuko uwo bita Cristiano Ronaldo yamaje kuba yuzuza hat-trick 63. ngira ngo uyu mugabo avuga ati ngiye kuva nasi, abavuga yuko nashaje ku myaka yanjye 38 ndacyari muzima cyangwa se ndacyafite imbaraga zo gukina. So uyu musore rero ngira ngo ku munsi wo kwa gatanu nibwo ikipe ya Al Nassr yo muri Saudi Arabia yanyagiraga ikipe ya Al Fatah ibitego 5-0. uyu musore rero bita Cristiano yaje kubatsindamo ibitego 3 ku giti cye kabisa, ndetse no bita Sadio Mane aza kubatsindamo ibitego 2. So uyu musore rero bita Cristiano Ronaldo atanga ihurizo avuga ati ngenda cyafite imbaraga kandi nzawukina kabisa 5-5. So nongeye rero kugushimira mubwira ngo ukora subscribe niwe rwari ukigera kuri Simba Only TV kabisa, mubwira ngo ukora subscribe kugira ngo uzajye ugenda urushaho kugenda ubonera inkuru zacu zigiye zitambuka cyangwa se ibiganiro tugenda tukugezaho 5 nanabahereza special announcement. ngira ngo mwari mubimenyereye yuko iyi ngiyi yari Stash TV, gusa nakubwira ngo yahindutse Simba Only kubera impamvu zacu ku giti cyacu cyangwa se kubera impamvu z'umutekano wa channel yacu. So rero yamaje kuba yahinduka Simba Only TV. nakubwira ngo ukora share comment cyane yuko ibitekerezo byanyu ari ingenzi cyane yuko ari byo bidutera imbaraga kugira ngo tugende dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye bigezweho 5x5. nakubwira ngo rero ukora subscribe nero rwari ukigera kuri Simba Only TV kugira ngo uzagende urushaho kugenda ubonera amakuru agiye atandukanye. nakubwira ngo gira ibihe byiza cyangwa se uze kugira ibihe byiza kabisa. Ciao.